intego iri mu byakozwe n'intumwa cyo cya mbere umurongo wa 8 kizatangira tariki ya 18 kugeza ku ya 24 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka wa 2025. Mu mibyizi hazajya haba amasengesho atangira saa 2 za mu gitondo kugeza saa 10, naho guhera saa 10 kugeza saa 3 hakomeza igiterane. Ku munsi wo kuwa gatandatu igiterane kizatangira saa 8 kugeza saa 3 za nijoro, naho ku cyumweru ari naho umunsi wa nyuma w'igiterane kizabanzirizwa n'amateraniro asanzwe ku cyumweru maze gisubukure saa 8 kugeza saa 12 z'umugoroba. Muri iki giterane tuzaba turi kumwe n'abigisha b'ijambo ry'Imana buzuye imbaraga z'Umwuka Wera. Muri iyi minsi yose y'igiterane muzabona umwanya wisanzuye wo kumva amakorali mukunda cyane, harimo amakorali yo mu itorero rya ADEPR Nyarugenge ndetse n'andi makorali yo mu rurembo rwa Kigali arimo korali Beura ya ADEPR Gatenga, Nayote ya ADEPR Sejera, Integuza ya ADEPR Kacyiru, ababyeyi ba ADEPR Muhima ndetse na Actus Gloria ya International Nyarugenge. Sizo gusa kandi ahubwo batumiriye na korali BETHLEHEM izaza ivuye muri ADEPR GISENYI mu rurembo rwa Rubavu. Mubane guhera kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Muze mwese tubane muri bihe byiza by'ubyutse muri iki giterane kizakibera kuri ADEPR Nyarugenge. Haleluya!